mwaramutse abandi muraho. Ni muri wa mwanya mwiza rero tubereka uburyo ushobora kwitegurira uri mu rugo ibintu bigiye bitandukanye. Nta handi wabisanga ni kuri ya channel ya wakera, bose ukahagera ugakora subscribe ukareba ibyo tuba twarakoze, ugakora comment, ugashaka ukabwira ukatubwira icyo ushaka ko tuzagutegurira, ibyo nta kibazo. Uyu munsi rero dukurikije abantu benshi bagiye baduhamagara, twifuje nanone kubakorera ubundi buryo bwa pizza. Nanone abantu bagowe cyane no kumenya uburyo bategura pate, tugiye kongera kubibereka, ariko uyu munsi wakora pizza itandukanye n'ubushize twabakoreye. Twabwiye ko pizza ishobora gutandukana bitewe n'icyo uyikoresheje cyangwa se n'igihugu bayikoremo, kuko buri gihugu kigenda kigira umuco wacyo, kandi uwo muco uragenda ukagera no kubyo kurya cyane cyane. Reka rero turebe uyu munsi pizza tugiye gukora yayo. Pizza yacu rero uyu munsi turaza kuyikoresha iki. Ikintu cya mbere dufite ni amagi. Amagi araza kudufasha kugira ngo tubashe kubona ya pate. Iyi nayo ni farini, ariko nanone amagi turaza kongera kuyashyira ho, ndaza kwibereka. Hanyuma dufite saucisson. Ubu ngubu turi no kubaka ifuru rwose, mu minsi iri imbere tuzatubereka n'uburyo mushobora kwikorera saucisson. Dufite poivron, tukagira igitunguru, tukagira tungurusumu, dufite sauce tomate, dufite isukari, tukagira n'umunyu, dufite kandi n'amavuta turaza gukoresha. Ubwo rero ikintu cya mbere tugiye gukora, dufite n'urunyanya. Ikintu cya mbere tugiye gukora, tugiye gutegura ibyo turaza gukoresha byose neza. Nkuko nawe babwiye, urabanza ugategura pate. Wamara gutegura pate, mu gihe urindire ko pate yawe imera neza, nibwo ujya gutunganya ibindi. Pate rero yacu uyu munsi turashyiramo isukari igice cy'ikiyiko. Hanyuma bitewe nuko tuza gukoresha saucisson, kandi muri saucisson hakaba harimo umunyu, turakoresha umunyu muke cyane. Hanyuma dushyiremo n'utuvuta dukeya. Tubanze tuvange kugira ngo ya sukari na wa munyu bibanze bikwire hose. Ubundi pizza zikunda gukorerwa mu mafu, ariko abantu bose mushobora kuba mudafite amafuru mu rugo, niyo mpamvu tubereka uburyo bwiza bundi wayikora mudakoresheje ifuru. Hanyuma iyi etape nirangira tuberetse uburyo wayikora udakoresheje ifuru, tuzabagezaho noneho n'uburyo n'abafite amafuru rwose mushobora kuyitekera. Ariko wumvishe ufite ifuru, ushobora kutubwira ukaduhamagara tukakwereka uburyo wayiteka. Iyo bigeze aha ngaha, fata ryaryi ryacu ya pate yacu rero murayibona yarangiye. Uko mwayibonye, bashyizemo umunyu, dushyiramo isukari, dushyiramo n'iki. Tuba tugiye kuyitereka akanya gatoya, hanyuma tugategura ibindi biraza kugendana na ya pizza yacu. Iyi saucisson yacu rero dukatamo dutoya. Buriya hari abantu bajya bagira ngo saucisson zirahenze. Ntabwo zihenze rwose, kandi saucisson nicyo kintu kibikika neza, ntabwo zijya zigora kuzibika. Iyo ugiye nka lagarete
kuri bibiri byawe ushobora kubona piyesi zigera nko muri 5. ubona ko ya soso yacu twayirangije. Tugiye no gufata ya tungurusumu tuyirate. iyo umaze kubona ya tungurusumu yacu nta kindi bikoresha, wishyira kuri ya sosise ukayisigaho neza rwose nta kibazo. Si ngombwa ngo ukoreshe iri nyinshi cyane. Hanyuma tugategura na rwa runyanya rwacu. Urunyanya byaterwa n'uko wateguye kurukoresha. Twe uyu munsi twahisemo ko turukoresha ari ikizeru. Igitunguru nacyo twahisemo kugikata gutya, harimo rwose kayiteseri gatoya. Murabona ko ibyo turaza gukoresha twamaze kubitegura. Igisigaye noneho tugiye gukora etape ya mbere yo kubiteka. Hanyuma rero tugiye gutangira guprepara rwose ya pizza yacu. Hanyuma turashyiramo amavuta, zikaranga iminota mikeya, ntabwo ari myinshi. Hanyuma ugashyiramo igitunguru, shyiramo za sosiso, umaze gushyiramo sosiso kubera ko uba washyizeho tungurusumu zihita zitangira gushirira. Niyo mpamvu ushyiramo za nyanya. Inyanya zo ziba zifite amazi, bituma bidakomeza kugenda bifata hasi.
hanyuma ugashyiramo, ntabwo ari ngombwa ngo ushyiremo nyinshi ariko biterwa na firigo wateguye uko ugenda. Hanyuma etape ya mbere ahangaha iba irangiye, turaza kugaruka nanone tubereka igikurikiyeho. Hanyuma tuba tugiye gukaraga ya pate yacu, kugira ngo abantu benshi hano wenda mumaze kubimenya bitewe n'uko mwagiye ahanini mukora n'amacapati. Hanyuma rero nkuko mubizi ubushize twashyizeho umufuniko mu rwego rw'uko tutashatse gukoresha intuzi. Hanyuma urashyiraho utuvuta dukeya, n'utwo gusigaho gusa, ntabwo tuba ari twinshi. Hanyuma nta kindi uhita ukora, ushyireho ya pate. Nabwiye ko ubu ngubu ari bwo buhanga burimo kugira ngo ubashe kubona rwose iyi pate yawe. Ntabwo murabona ko munsi iba rwose yagiye ihinduka. Ntabwo tuba dushaka kwishya cyane kuko tuba tuza kongera kuyiteka. Buriya pate twashakaga ni iriya, irahagije. Utuvuta bashyira ku panu yindi ya kabiri ariyo tujya guteguriraho. Ukatujyanagizaho, ugafata pate yawe ukayishyiraho, ugafata ikanya ukagenda upfumura. Hanyuma ugacana. Ahangaha wirinda gushyiramo umuriro mwinshi cyane, ugakubita cyane.
yuko ko ari mu ifuru ntabwo ari ngombwa yo kuza gushyiraho aya mavuta. Hanyuma ugashyiraho igi. Kazana tungurusumu ukarapiraho hejuru, ugashyiraho pavuro, ugakoresha rushe. Kiba gisigaye rero ni ukongera gufata umufuniko wacu ukawushyira hejuru iminota mike gusa kugira ngo umwuka cyangwa se share ize kujyamo neza. Iyo bigeze aha rero ntabwo biba birangiye, kuko n'uburyo ugomba kuyarura no kuyitegura nabyo biba bigomba kugira undi mwihariko. Tuba dushaka kugira ngo ize gushya neza, turahindura. None icyo tuba tugiye gukora ni kugira ngo ifate, niwo wamumaro cyane wa yarusha. Kugira ngo umuntu nayikata itaza hanyuma tuba tugiye mu mwanya wo kuza gutegura ya pizza yacu. Hanyuma tugiye gutegura, ntabwo yari yarangira, ikikurikiyeho ni ukuyitegurira ibigomba kugendana nayo. Tugiye gutegura urunyanya, ntabwo
ntabwo birarangira. Hanyuma ubu ni ubwoko bwa kabiri, ariko nanone bikaba byiza iyo ugiye kwizimanira umuntu wayimukatiye. Ubu ni ubwoko bwa kabiri mu bwoko 10 tuzabereka. Reka turebe n'uburyo ikatwa. Yone ya pizza yacu ngira ngo murayibona rwose imeze neza. Ahangaha rero wayiha cyangwa se ukayizimanira umuntu, kandi no mu rugo urabona ko kuyitekera byaba byoroheje. Nabwo nti bon appétit.